Babashuhuje mwese mukomeje kugenda mukurikira Hot News TV nibiba bikomeje kugenda bibera hirya no hino mu bice bitandukanye. Namakuru rero abakomeje kugenda asoka mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga nibibera aho dutuye, ariko uyu munsi tukaba tugarutse mu nkuru yabereye aho dutuye. Ni inkuru yabereye mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba kuri sale ikunze kuberamo ubukwe izwi nka Fiat. Kwa gatandatu byari tariki ya 10 z'ukwezi kwa 8 2025 nibwo haje kuba haba inkuru ibabaje cyane, inkuru iteye agahinda my friend. Akubwiye ngo byari bibabaje cyane kugeraho abatashye ubukwe bose basohoka muri sale bakigira hanze kuko babonaga babuze uko babigenza. Byagenze bite rero? Ndaza kuba nakumvisha amajwi dukesha bamwe mu bari hafi y'aho ubukwe bwari bwabereye cyangwa se bwari kubera, reka mbivuge gutyo. Kuko byageze saa 8 ubukwe butari bwatangira. Byagenze gute? Nuvuga ngo umukobwa wari kuza gushingirwa yari uwo muri Bugesera, umuhungu wari kurongora akaba ari uwo mu karere ka Gicumbi ahazwi nka Kibari. Umukobwa rero yaje kuba yava i Bugesera n'abaje gutaha ubukwe baraza bagera Igicumbi. Bageze Igicumbi baza kubura umusore, bigera saa 8 umusore yabuze burundu, aho bamwe bavuga yuko ngo umusore yahageze mu gitondo ngo aje kureba uko iby'ubukwe bimeze, hanyuma ngo arongera afata imodoka itagenda. Guhera ubwo baramubura burundu, ariko mu by'ukuri nubwo byagenze gutya bamwe barakeka batese n'ukubenga, ariko twasanze atari ukubenga ahubwo ari iby'amarozi. Harimo umuntu wagiriye nabi uyu musore ararindagira yigira mu bindi, aho bivugwa yuko ngo yari yagiye kwitemberera mu mirima rwose ubona ntacyo bimubwiye. Twageze rero mu masaha ya saa 8 dusanga umusore ntiyari yaboneka, kandi saa 8 bwo bari kujya gusezerana mu rusengero. Ubwo kandi murabizi ko bagomba gusezerana imihango yo gusaba no gukwa yarangiye, icyo tuzi nka dote cyarangiye. Ariko byageze saa 8 umusore atari yaboneka, abatashye ubukwe bavuye muri sale bakwimishwaro barimo kwitemberera bibaza bati ibibaye n'ibiki. Birumvikana ko umukobwa aho yarari mu marira menshi cyane, yari afite agahinda kenshi cyane bakomakoma kugira ngo atiyahura. Ubwo rero byaje gukomeza, twavuyeyo tutari twamenya ese birarangira bite. Abantu bari bakwimishwara bajya gushaka umusore ari. Reka tubumvishe amwe mu majwi twafashe ku bantu bari hafi yaho ubukwe bwari kubera. Azi nawe ubyo baniyo bamukoreye mwumva ko nyine bishoboka kuba ari abamuroze, nikora nahita nibuka abatari abakobwa bamuroze. Ubwo nyine n'abandi birashoboka, niba atari abakobwa uwo muhungu ni n'umusore birashoboka kuba ari ab'umuryango bamukoze. Umuhungu atembuka oya iwabo ni Nefiri ya Kibari, ariko nyine we yabaga ku kazi. Yumva nyine bamuhaye Kibari cyo kwitegura ubukwe. Ubwo nyine we yaje byo kwitegura ubukwe, igihe kirageze baramurinda bamuhaye ni ibibazo. Dote batangiye karere basasa zageze aho baraganya, ariko basi umuhungu ngo baramubonye nyine, ngo hari abantu bamubonye aho ngaho mu rukomo ahagaze nyine ari kuzenguruka. Nyine abamubonye urumva niba bakimara kumubura babajije amakuru baratangatanga, urumva ko bamubonye barababwiye ngo nibamurekere aho ngaho ngo baboherereze imodoka bagiye kumufata ngo baze bakomeze ibyo bakomeza. Abandi ntabwo ari abangaba bwabereye pastorale, abandi byabereye Fiat kabiri. Fiat kabiri niho byabereye. Urumva ko nyine nabo biba bigezemo agati, kuko abangaba ubona bagiye kwambara bakajya mu
kiliziya ngo nawe aba agiye kwambara akajya mu kiliziya none urumva ko bamutegereje bamubonye ku munota wa nyuma kandi nabwo kumubona nta cyizere bashobora kuba bafite kuko ubukwe buri bugende neza bakavuga ko siko yavuye mu kibari akajya mu rukomo gute nyine ibirazise urumva bashaka ko bamuha uburozi bumwangaza wakagenda none telefone yayisize telefone bayisize mu nzu iwabo nyine telefone yanza kuyihamagara barayibuza urabona abantu iyo bari mu bukwe baba bashagaraye nyuma nibwo bakomeje bajya mu nzu nyine mu matelefone baretse basora umukobwa we yicaye ayategereje reba guhera mu gitondo cya kare umukobwa ategereje na nyine na ba nyina wabo n'abakobwa bamwambariye bakicara bagategereza umuntu reba aho amasaha ageze mbese ruguru abantu bose bifashe kwibaza nanone abahungu bari kuza nabo hari bicaye aho ngaho bari kuva nyine ibaza abahungu bari buzane nawe kumva abahungu bari bumwambarire abenshi bamwe bahageze bamwe bari hari abahageze bo bamubuze bagira ngo wenda ubwo ngubwo hari ibindi arimo barategereza bahamagara kuri telefone bamuha ubwo nyine kandi ubwo umukobwa we aturuka kure basi iyi n'ubundi umukobwa iwabo ntabwo ari inama waba umukobwa ni mu butesi umuhungu iwabo ni inama niyo bimenye ubukwe bakabukoresha mu butesi nuko wenda umuhungu yavuze ati ntabwo nagora abantu bo mu rugo nyine hari ukuntu ureba ukabona abantu amatike nyine bizaguca ikibazo